ashobora kuba ari n'umutinganyi nira ndirimbo nuza I can't lose you aba agaruka abavunga can't lose you ariko kumwe nuza nakari agakobwa kakadage babu biri nago nigize nje nyima ko nira video reste mvuga ni toka satani naratokeshe kabisa kuko nayiwereze umuntu ati I can't wait I can't lose you I can't lose you no ugashaka umuntu arimo kuvuga ngo ntabwo naguheba sinshaka kuguheba nkasanga no umukobwa rero ndavuga no uyu muntu arimo gutobagiza umukobwa mugenzi we kugira ngo bigende bite koko none se mvuga ni mushiki wanjye ashobora kuba ari umulesbian tu kuba the choice irimo guhangana na Yago TV show ni ibintu byiza cyane ku yandi macano byarangiye ibisamake bibiri binini ritumenyereye mu nyanja byatangiye kurumana sofa ni ikintu cyaje gikorwa ni igikorwa cyiza cyane kubera ko buriya niko kanya ko kuza gutanga umwanya shaka na bareneza byahuye none urwambikana no kuvuga ngo birimo kugaragara ko nta muntu kamara buri umwe wese yaza agakora bigakunda ubwo wabonye ibifi bibiri binini mu nyanja birimo kwatakana ubwo niko kanya kudufi duto kugira ngo twidegembye tu kuko harimo intambara mu bakuru so ubwo rero ni byiza cyane bya bintu ngenda bishima man zira bato ndazikunda kabisa ni ibintu byiza cyane ko Yago yabyenje kuriya ubona nka the choice ndetse na Yago niki yatuma bahangana cyane bahangana cyane urabona ari Yago TV show irakurikirana ari na the choice live nayo irakurikirana bari competition rero umwaca ko kunabonye ibintu byabo ntabwo ashaka kubishyira public ahubwo barimo kujombana ibikwasi inyuma mu bikari muri inbox sibyo umwaci inbox bati ngerega ndabarenze mwabagabo mwe abana bagace mukaterega natwe ura turakurenze so rero niho arimo kugenda haza mu tuntu twose urumva Philipita na Irene muri ndabizi ni imandwa za industry turabizi twese so kuva ari imandwa rero za industry bagomba guhangana na Yago kuko na Yago nayo ntabwo yoroshye muri iki kibuga bose bameze neza nje nabagira inama ahubwo nibiyunga turaserera ndeka mbatize umurindi nimushyiramo akagufu mwabagabo zikomeze neza muri rya no hino n'amajyepfo n'amajyaruguru ni Burengerazuba ndetse n'Uburasiro bwaryo tutibagiwe umujyi wa Kigali wabeza wabudukoryo twinshi ni special TV yo musanzwe mumenyereye neza special news refresh your mind aho ukora iki kugira ngo mvure uhuze mu mutwe hano kuri kamera muri wa mujama wifunze ukuntu sinzi marinette menshi bari umusuderi ntago mbizi neza ayisaseka cyane mwise umusuderi umusa what's up yeah it's been long time special TV it's a long time iminsi ari baye myinshi ariko ndacyari wa wundi ngo mwamikazi w'isi juru nibyo bakubeshya nuko inange ndagushaka niyo mpamvu ngutaka makari uncira icyaka nari ntangiye kwaka maze babahita zituwa muri maka batubonye vuba niyo tuzi muri ya myaka ciringa dusangira imbuto wibuka ibyacu kuva mu buto imuwe wigirira ikinyabupfura wigirira urukundo wigirira ukwanga yakunda nde mwamikazi w'isi kuri uyu mubumbura bimerita ndamutse mwambitse impeta sinarogerita ni wongeraho nkagotwa unkorera umunsi bikandenga nkabiri icyo bikancanga mbabaye ntuzigera umunga uramutse nayo nabona agira gahunda nakwisekanye na nkwita karabo nakugenyeje n'iby'agaciro kuri iyi si ndavuga diamant na feza na zahabu ntiwash kubyumva reka nkwitera ugabisha birenge kumba nayo ukwiriye come on twirira imbuto no kwirira imbuto urubuto zanyu koko zaririwe muri Edeni bikarangira mwe muzikura he no kwibuka nyine ibyacu kuva mu buto se ntubizeho bijyanye kuva mu butoyi yes ni Emapola musazwe mumenyere neza no musesenguzi no mwartiste reko no tugiye kongera kubana ariko tugiye kubana mu bice bibiri bitandukanye araza kugira umwanya wo kutubwira ku kigendanye na karere we ya muzika muri rusange ariko reka tugaruke ku bigenda bira trending cyane turi 2022 ni iminsi 10 ni itarenga 15 ya mbere bwo n'ibyumweru bibiri mbere by'ukwezi kwa mbere hari ibintu byinshi byagiye bira trending cyane hari abantu batangiye neza hari abatangiye nabo umwaka cyane nk'abantu hino mihanda tutoreraho umugani wa ntuza ati imihanda motorera shana umusa kombo ndiko ni kunyerera cyane bamwe amacame yavuye abandi byagenze bite birasakuza cyane Emapola ubikurikirana nkawe bihagaze bituye umunsi ndabibona ariko nubundi nabikubwiye wibuka neza ko mu gihe cyashize ubwo duherukana we ni wa mugabo we birebera wicecekere nta gahora gahanze ibyo bintu nabikubwiye none byarangiye ibisamake bibiri binini ritumenyereye mu nyanja byatangiye kurumana
sofa ni ikintu cya gikorwa ni igikorwa cyiza cyane kubera ko buriya niko kanya ko kuza gutanga umwanya shaka na barene byahuye none urwambikana ni ukuvuga ngo birimo kugaragara ko nta muntu kamara buri umwe wese yaza agakora bigakunda ubwo wabonye ibifi bibiri binini mu nyanja birimo kwatakana ubwo niko kanya kudufi duto kugira ngo twidegembye tu kuko harimo intambara mu bakuru so ubwo rero ni byiza cyane biriya bintu ngenda bishima mana ziriya bato ndazikunda kabisa ngo hakirana banganye iki hari sha ubundi baba bigiza nkana niyo baba bayenganye ingufu ariko hagomba kuvamo nyine usigara tu Sitela tuza kugaruka cyane chano yago yavuyeho nabonye chano ya film buri iriya chano ni ibintu byiza cyane ko yago yabyenje kuriya kuko amakuru mfite nuko yago yabaye yihisha ahantu yago yarayihishingwe yabaye yihisha kugira ngo batazayivanaho burundu so ni ibintu byiza cyane yago TV show izagaruka ariko ku rundi ruhande kuba The Choice irimo guhangana na yago TV show ni ibintu byiza cyane ku yandi macano ni ibintu biri official ariko yago TV show iri guhangana na The Choice njye nabonye kuri status y'umuntu aho yago nyine yararimo gusera na Philipita bamubwira ati wangenzeho from back in days wivugishwa ngo urarenze ati ntacyo urenze ati niyo nakora indi cano naza nkabarenga n'ubundi so urumva rero aho ngaho mwahantu harimo kandi kantu nako keza nahise mvuga niba banze bashwane babanze batemagurane niba birangiza natwe tuzaba turimo kudepasa nimukora umunwa mani mubanze mushwane natwe tuzaba tudepasa twirukanka uza abantu bari abagabo bagiye babanira ariko ni ukuvuga ngo nta muntu mubi wo kuba utakigiraho nta n'umwiza wo kuba wakizera sibyo hari abantu bagiye bafasha kudeshapu ni byiza ariko hari nabo bakatiye nanjye ndimo ninde gukatiye hagati yarawubanye ari na yago nabonye adashaka kunyumva so rero yago TV show reka nkamene ivuyeho nta bihombo kuri njyewe The Choice live ihagaze nta gihombo kuri njye gusa icyaba cyiza kuba abanyarwanda bakunze cyane audience bakeneye cyane sibyo bagaruke bave muri utwo dutiko bakomeze bakora nyine bakora ibyo Rwanda rukeneye ariko ni ikintu cyiza ko ibifi buriya byatangiye reka buriya mimi nakubwiye ngo bizamenyekana byatangiye kugaragara yuko muri industry harimo inda nini ni babandi basangiye ubusa batangiye kwitana ibisambo akose nk'abantu bakurikirana ibintu hafi mbona nka The Choice ndetse na yabona iki yatuma bahangana cyane bahangana cyane urabona ari yago TV show irakurikirana ari na The Choice live nayo irakurikirana bari competition rero umwaca kuko kuntu nabonye ibintu byabo ntabwo ashaka kubishyira public ahubwo barimo kujombana ibikwasi inyuma mu bikari muri inbox sibyo umwaci inbox bati ngerega ndabarenze mwabagabo mwe abandi nabagace mukaterega natwe ura turakurenze so rero niho arimo kugenda haza mu tuntu twose urumva Philipita na Irene muri ndabizi ni imandwa za industry turabizi twese so kuva ari imandwa rero za industry bagomba guhangana na yago kwa ko na yago nayo ntabwo yoroshye muri iki kibuga bose bameze neza nje nabagira inama ahubwo nibiyunga turaserera ndeka mbatize umurindi nimushyiramo akagufu mwabagabo mushwane rwose wena n'izindi channel bari batsikamezanga kuzamuka zebone yaho zizamuke nibyo okay that's good right hari ibintu byinshi byagiye biratrendega cyane mu ntangiriro z'ununga kuri 22 ntabwo twakubagiza saga ya Ariel wayz na zigenza mu bantu bakurikirana muzika bya hafi n'ubundi bariya tubana nyine turi mu kibuga kimwe turazanye ariko n'ubundi bari baratubeshyaga ntabwo bakundanaga mana ntabwo bakundanaga no kuri twabwirwa n'iki ko batakundanaga cyangwa twabwirwa n'iki ko emi biriya bintu ngiye kubona bibonye no gutizanya umurindi bariya abagabo batize uriya mugabo n'uriya mugore batizanyaga umurindi mana kuko ugereranyije nta ngingo bagaragaje bapfuye igaragara nta kintu bapfuye kigaragara rwose ubwo n'undi ntabwo bakundanaga n'undi ahubwo biriya bintu baje nyine bisomeshwa nyine bakajya kuri social media bakerekana ko barimo gusomana sibyo ariko mu rwego rwo kugira ngo bapushinga ibintu byabo nyine bakora ayo mahiti nta rukundo ntaro indirimbo 10 days ya Airways arayirebye iri ari kumwe n'se arebye hari amahiti abiri asoye muri iyi minsi hari ari harimo muzungu kazi urimo bagitinga nabonye abanyarwanda benshi baravuze ngo ira ntago nayo umwanya ahubwo iyo nahaye umwanya
byaje gutuma mbona ko ari wayz ashobora kuba ari n'umutinganyi nira ndirimbo nuza I can't lose you aba bagaruka abavunga I can't lose you ari kumwe na nuza nakari agakobwa kakadage babu biri nago nigize nje nyima ko nira video reste mvuga ni toka satani naratokesheje kabisa kuko nayibaze umuntu ati I can't lose you no ugashaka umuntu arimo kuvuga ngo ntabwo naguheba sinshaka kuguheba nkasanga n'umukobwa rero ndavuga no uyu muntu arimo gutobagiza umukobwa mugenzi we kugira ngo bigende bitego none se mvuga ni mushiki wanjye ashobora kuba ari umulesbian tu ashobora kuba byaraciyemo tu ako ngako ni kamwe ku ruhande rumwe ako se umuntu ashobora kuba ati ese ntiyaba ari nyogoye kugira ngo arusheho kwigarura kino nyogo ntagerega nase ngo nzavanemo ikabutura urumva neza cyangwa ipantaro ngende nambaye boxer nzamuka inyamirambo kuri 40 kugira ngo ngaragaze nanjye inyogo yanjye mani erega byakunda mani ntabwo uriya mukobwa ikigaragara cyo ni kimwe wa mukobwa mva nkubwire ibyo bintu bivemo bireke ni bibi nutabivamo rubanda nyamwinshi babona ko uri umutinganyi kandi urabujajasa niyo nama mugire mani ashobora kuba ari umutinganyi ashobora kuba kuko ntabwo nga I don't wanna lose you ntabwo nshaka kukubura ndibaza kuntu ngewe ndaza gutera imitoma y'imingo sinshaka kukubura kahoda erega bari no mu buriri cyamaye narumiwe reka tugaruke nabwira buratse gato kugira ngo tumuveho ikintu nabwira ari wese wa mukobwa we umusazi yari yasaza ari rukanga agenda kubita umutwe ku giti ariyumvira ati nyamara ibintu twikora bizadushiramo naho ibyo bintu byashobora kuzakuvamo ne bizarangira tu reka tugaruke inyuma gatoya byono twibande kuri kariyeri yawe ya muzika Mapara nk'umwe mu bahanzi ntabwo nakwita ko ni mushyashya muri industry ariko nawe ntabwo izina ryawe riri hejuru nk'amazina yatangiye cyane uruvuga ngo urakiyubaka kwa akarori zina nkoresha aho uvuze ni iyo wise umuhanzi ngo uri mu upcoming biba bigoranye cyane ariko yerebye none aha ngaha 2022 muzika nyarwanda iri mu iheshusho kuri wowe nk'umuhanzi unakora muzika muri rusanzwe muzika nyarwanda by the way yarimaje kujya ku rwego rwiza ariko bitewe ko hatangiye kuzamo izi ntambara za hato na hato zaba mwe muri mu bitwa ko ari bakuru muzika nyarwanda igiye kongera gusubira hasi n'intanga urugero turahera ku bantu bari badufatiye runini batangiye gushwana sibyo ko bari n'abanyamakuru ba entertainment nakubwiye nigize kukubwira nti ibi bintu byo mu Rwanda benshi tubatubeshyanye ati Paul Rambeje ni nyamara bizagenda bigaragara ariko ndakeka ko ibyinshi utangiye kugenda ubibona mu minsi ashize nigize kuvugana na Bulldog turaganira ndavuga nitwa Paul ndi umuraperi nyarwanda I'm a fan from back in days byakunda ko twahura tukaganira yarambwiye ati no ati niba ushaka ko tuganira vuga ahubwo nkweze price y'igiciro nkoreho collabo nkwe collabo ndavuga ko reka nkubwiye my friend nanjye ndi umusaza muri ibi bintu urumva nanjye ndi umusaza muri ibi bintu none ubwo ndi umusaza muri ibi bintu ndakumenyesha ko niyo nakora twakora indirimbo 5 zose nta rukundo dufitanye nta mpano dufitanye nta ndirimbo yavamo ingibe hit saryo gusaba urukundo Bulldog gusaba urukundo ntabwo nyina musabye urukundo ubu friend ubushuti y'ikivandimwe nkuko nge nawe turi abavandimwe nge na cameraman turi abavandimwe sibyo nibyo ngibyo namubwira nawe ndamusaba urukundo se mani katari umukobwa ngo ndamutereta urundi rukundo se bwo gute ni urukundo rwa kivandimwe it's okay aho yambona akavuga ati kabisa uriya ni umuntu wanjye ni umuci wanjye abwo niba bitari byagenda muri iyo nzira nta kintu yakora baza kumfasha birangira double G anyetse ko tutahuza ndibaza niba double G umunsi atari mu kubyiruka ahubwo ari mu gusaza arumva azahora ari hit maniga uzahora uri hit
agahora gahanze ntako, ahubwo nuko abantu ifemu turimo kwitwaramo nabi tukibagirwa ikiminsi hatse. Kugeza uyu munsi wa none birimo kugorana kuba waba uri umuhanzi mutoya sibyo wajya gutigita umuhanzi mukuru ngo muganire mubonane muvugane, biragoye. Abatipe rwose YouTube ngo yaragakemuye ngo n'ubundi bazajya bacururiza YouTube, urumva neza ntabwo bagikeneye nyine kuvugana n'abakizamuka, ntabwo bigikunda. Urumva neza ibyo ni ibintu ndimo kubona ko muri 2022 aba bakuru bacu mu muziki nibadashyira baro hasi nabyo ni ibintu bizasubiza uruganda rwa muzika hasi. Itangazamakuru bye byatangiye kuba neza, ariko itangazamakuru mugerageze mwiyunge, murapfa ubusa, mwipfa views man, murapfa ubusa, mugaruke mwiyunge, mufashe urubyiruko nyine tu ruzamuka, umwana ukizamuka avuga ati kabisa ya runaka aramfasha we proud ye. Ariko sinzi niba umuntu uri muri stress nyazire uri mukona za yago na the choice, urumva neza urimo kubona niba hari icyo ntandi urivugira ku musozi ubusa, sinzi niba inkundura yabyo bizasigara amahoro. Ubu ngubu ngo the choice nayo iri acano yabo iri muri fine y'iminsi 7, ntago yemera kwa uploading ikindi kiganiro iminsi 7 itarashira, baba kwise fine sibyo, isaha ku isaha nabo bahita babata mu bihano. Sibwo urumva nta hantu umuziki uherereye man, gusa ntabwo ducika intege turakora, ariko ntabwo nava ku muziki nyarwanda urimo kuboostinga ku rwego rwo hejuru cyane. None ikindi kinababaje uvanyemo The Ben na Meddy, uvanyemo The Ben nande na Meddy, abandi twese maniga ikintu nababwiye ni kimwe, urazwi muri Kigali nanjye mu gace kanjye ndimo ndazwi kandi mfite audience nkurikira sibyo, urazwi cyangwa ugu nanjye aho ndi ndazwi, abandi twese turamaranira ubusamana. Uzi ko urimo kujya hanze y'u Rwanda sibyo, wabwiye umuntu ati papa cyangwa uramuzi ati rakarakaka nawe nzi ati papa cyangwa se ni muntu ki, kandi kunsutsu yaragakoze muri corona, kunsutsu yaragakoze rwose, wineza imbere yaragakoze. So urumva ibintu turimo gupfa. Namwe mu bihugu byo hanze, reka mbivuge, reka nkamene kunguko, reka mena ya maji, namwe mu bihugu byo hanze muri underground hasi, muri underground. So mureke dufashe nye tureko twa boosting ku rwego mpuzamahanga, uvanye mu The Ben na Meddy, abandi bose turishakisha maniga. Yes bo, Emapura ngira ngo dukubita tubangura cyane tugana ku musozo. Muzika ihagaze gute nize ngamba winjanye 2022? Mfite indimo nshyashya sinzi niba utarayibonye. Ku itariki ya mbere natanze ubunane, video nziza cyane, audio nziza cyane, ni sana mutima, ureke bya biri byakunsutsu ngo ni sana mutima, ni indimbo twa nzatabarwa, umbawurize kuza kuyipininga hasi iki kiganiro kugira ngo abantu bayibone. Ni indimbo nziza yamvunye, nitujya muri detail y'amafaranga nayitanzeho uramutse ubimbajije ntabwo nakubwira, narahebye man. Hari abantu umugari mise indirimbo yawe gutwa amafaranga menshi ni nkangahe ko kumuvane? 600. 600 amafaranga atari menshi cyane, kandi cyo tubona hari abantu ngo bakoze indirimbo za France. Ni ku rwego rwabo, ariko ikibazo cyo nuko ku muntu nkanjye ukishakisha 600 n'amafaranga atari make man. Erega amafaranga yose wasimbutse igice warenze igice cya miliyoni uba wakoze man. 600 kabisa yagendeyeho byose birarangira. Twitega iki kindi nyuma y'indirimbo waduhaye? Rugabisha birenge raje vuba cyane pa. Rugabisha birenge kabisa, umwana wo mu Buganza. Buganza kabisa, Buganza Empire. Rugabisha birenge yo muyitege iraje, nzatabarwa abanyarwandakazi mu ntiza amatwi, nisa na mutima koko, nisa na mutima. Handi nzambwira umuntu ati niba ufite agafoto kanje nawe turi kumwe kabike neza, niko kazagufasha kwemeza rubanda ko twatuziranye. Nimero yanjye nayo yishyire kuri email, niyo uzajya umamagara ngo ufite felicitation musaza, inyenyeri yanjye irimo kwaka, kwezi kwanjye kugiye kubandura, mfite icyizere ngiye gutabarwa. Nibyo nerekana ikiganiro twagiranye. Ambasha nayo nubizi se mu minsi za uzajya uvuga ati Emapura uretse gusa ko dore rubanda tugira amatiku tugiye no kwibagirwa, ntabwo nakibagirwa ko uri umwe mu bantu bakomeje kugenda kuri tara yanjye na kariyeri yanjye kabisa. Uri umwe mu bantu bakomeje bavuga ati Emapura ntuzacika intege, imyandikire yawe uracyari content, ntabwo urasimbuka content, uracyabirimo.
hangana nabyo fondasiyo iragora niyo mpamvu ugomba kuyitindaho so far rero ndamutse mpinduriye ubuzima byakugeraho nawe byamenyekana koko nshonje mishobo ariko nubwo turimo dusoza reka ngire ku bantu gatoya ama rebels mu Rwanda ndetse na groupe za muzika mu Rwanda se rebo zimo niziye koko rebo zo mu Rwanda niziye ari zo wabuze wibuka cyaje turi hahandi dukwa cya kiganiro nkubwiye ni mu Rwanda nta rebo zirimo ndimo guhangana na hano za nura munyamakuru ari wamuje nawe ambwira ngo reba demening ije gusinyisha ngo bande nabandi yasinyishije bande harabo wabonye yagiye nkanyombere basigaye bakina comedy niyagiye muri credit ndongera ndamubwira ini Rocky na papa cyangwe nta minsi mbona ejo bundi ngiye kwa manoga gatwiko katinjiza ngo ndakarambiwe ahubwo akari kera ndaza kuri ya mapora ekegurinsi ndaza kuzashyiraho profete kuko ntabyo navuze biteye byagaragara navuze ni papa cyangwe na Rocky bazapfa ubusa vuba cyane kandi uwo munyamakuru yanyumvishaga kuntu cyo koza wewe wajya ngo nawe ureba kure wirinze kubyinjiramo yanyumvishaga kuntu ngo Rocket Entertainment ngo ari rebo y'ikintu byose ndabwinisha wa mugabo we ko maze imyaka myinshi ku isi nubwo gateye myinshi cyane kagahora gahanze nakabuze rebo mu Rwanda ubona iri sereni yihe ntayo nsimbutse gatoya amagurupe se yambazagaho nta gurupe zihari ntazo pe ntazo ubu se mvuga izihe mvuga gitivu yavuze ngo yagarutse tukaba twayibuze mvuga iyeze yego desemu cyo koza nzakanoza ngendo ubwo urumva baracyafite urugamba rwinshi rwo gukora kugira ngo byongere bimenyekane urumva neza icyo nabwira bakuru banje ndagaruka kuri Bulldog komerukana nawe je atarapfa ndagaruka kuri Bulldog ndagaruka kuri Gurindipi ndagaruka kuri Pifra ndagaruka kuri Fireman abo bantu nibo basigaye mu itsinda mu bahuze bagize itsinda bita Tough Gang ngewe ubwanjye nigeze kwibonera ikiganiro Gurindipi avuga ngo mu bantu batuma Tough Gang idasubirana Jay Paul bijyamo uruhare ati umukire amenamo ifungo Jay yarishyikira agahita rigita umukire yamenamo ifungo Jay yarishyikira agahita rigita so ntabwo natinya kubivuga Jay Paul yarapfuye sibyo ni ubwo se yari inkomyira ni yari inkomyi yatumaga Tough Gang idasubirana nese mwabagabo ko Jay Paul yapfuye akaba ari yari inkomyi yatumaga Tough Gang idasubirana muri hehe ameza naciyeho umusaza atashye kari sagiye kubane I mean nane man ameza naciyeho Jay Paul acishe ne kari menshi mwakihuje nimwihuze muve muri izo za muzadukumbura nimwihuze mugarure Tough Gang muzibicyo cyo nyine abanyarwanda bongere babone kuko bamwe bati Jay Paul ni ubizambya ikintu kizumva ukumva ugasanga icyo bakimure ku muntu sibyo none inkomyi yaragiye ese niki gituma Tough Gang idasubirana k'abanyarwanda babakundaga Izo nananiza reka tugushimira ko no munsi waje kwitabira mu kigano cyacu ni special TV ni special nice refresh mind ngendi umuhungu wanyu ni Emi twari twongere tuzabana n'ubutaha nashisha na comment ubundi barabagacira ko twebwe umuntu utarakora subscribe kuri special TV menya ngo warasinzire waranarangaye nyarukiraho urebe icyo umuka bwira amatorero genda ujye kuri Emapora official urebe iyo ndirimbo cyo mbaruze kwipininga urebe iyo ndirimbo urumva neza nisa na mutima hari indirimbo nyinshi ari umura mu maso wagiye utansezeye ubikora ute indirimbo nyinshi kandi zifite content abisi ya none ni indirimbo nyinshi ziriho jya urebe no kore subscribe niba ukeneye kumenya amakuru y'Ubuganza jya ku Buganza TV show murakoze cyane naho